se umusheri we koko naga ko nahana amasaha ageze buriya we cyakoze uyu munsi ewa aranyemera neza ndabizi neza ko ndamutahana uyu munsi nagiraze Dani, yamaye gadata. Ukabuye ko urukundo sina wahageze. Ko sina urateretaga mwa? Ndatereta se ndamaranga mutima gira. Ahoda. None se nawe shiri wawe yakubwiye ngo muhurira ha? Nanjye nanga twanirande. Yamaye nga kukabuye ko urukundo ruramaze kwamamara burya. None se mwamushiri wajya gukorera ngibyo ngorera mwa? Se wenze ibyo mukorana? Umva ngenda muhamagaraga ngamugurira amayinite urumva ariko akananga ndananguye. Nose njye ko mugurira imyenda n'inkweto. Oro na amayinite njye ngura imyenda inkweto. Na telefone atunze sinjye wemuguriye. None ngeje ubundi rero yigeze kungubita igipini. Arambira ngo umusatsi akeneye kuwunanuza ngo ninjye kuwunanuza. Cyacya icyo nzi cyo. Ariko reka dukomeze tubakunda ahubwo se wowe yakuye ko aragira sanga. Nje wanjye yambwiye ko arahagera saa 5. Saa 5. None simwa kumbwiye ko umugurira imyenda ukanamugurira nibiki byose. Ubimugurira wambaye ibyo bodaboda mwa? Sasa. Kugira ngo nyine wakene uko ngiye ngomba kwigomwa byinshi. None se niba wazanye impano meze ucyo buriya muno hari mimi. Impano namuzanye. Oya twere tuba twazanye impano zihagazeho nkuko natwe tuba twihagaze. Aho barakubenga ndagato. Turareba ari nge kandi ninazanga ufite agashire kameze nk'akagwingiye. Oya niba yaragwingiye nanjye naragwingiye. Abo siko bari gutinda. Ubwo nawe bahuruje umwana w'abandi rero ngugiye kumuhereza Severance. Cyaceka aho ngaho ariko. Reba nago ngari umutuku. Papi nta mwana w'umukene wakabayuza mu bintu bya Severance wowe. Yego wo mubakire so muzani. Sundi ukuza gutanga impano nta nimbwe tugira inkweto si inkweto n'umurato. Manzi ugende wambare. Tujya mu rugo nkwereka inkweto ntunze. None ko waje hano gucyo. No musatsi udaheruka kogoshesha. Nubwo bwangu udaheruka gucombesha. Ngo ngire impuhwe ujya kunyogoshesha. Cyangwa ukoza ahubwo bwangu. Aca. Koza ho bwanwa. Nango waje gutanga Severance. Wamuzaniye ikira. Haba hari mutuntu. Vango. Wosurishe. Cyakoze mbabajwe n'agakobwa uterete. Cyakane yimuwe nuko. Kakubabajeho gute rero? Mwajya mubabazwa n'ibintu biba bibareba mukava mu bindi. Aca. Ariko sipuberki. Burangiyeho sheri wanye niwe wambabaje. Ndakano karimo n'ibiro binga. Kuba yanzanye hamwe n'injiji ngamwe ndago ndi kubyishima. Ahubwo sundi wowe ugeze hano gute? Namwe kukabuye ku rukundo mwahageze. Ahubwo si wowe abasaza nkawe hano barahazi. Ndiskosi. Ako sha ariko reka nkubwi. Ngewe ndabwo ndi umusaza. Ngewe bino bintu mbirimo ahubwo mwese mwegereye mumvire mu kibuga. Kuva ryarise. Ako none Severance nakumira. None simbago uje kumara iki hano? Cyako. Nkazi ngiye muri guno munsi kwa Severance izi tariki 14 ku buryo ndaza kureba aho dukundanaga. Nawe se? Nawe aje ko umuntu mukunda. Nakugendeye ngushakira imbani ifite ingufu yemwe njakana. Bura rero izo nduza mufite. Nibi have. Yewe Dani. Sindongera kukurenganyura umusirimu. Kare ko nsunda rubi. Ahubwo muzi umukobwa nje kureba. Mubabwire se. Nta nushaka kumumenya. Bura rero buriya burareka mabwire. None se tuvugisha. Hari umuntu ufite tuvugisha ukuri. Hari kikugaragaza ko guno munsi ari ugwa Severance. Kuri umutuku usuri kurata. None se ariko waje kureba murangana. Wowe waje kureba murangana. Naje kureba agakobwa kakiri gato. Nawe muzaye mwajya kumenya ko mushaje. Ndabwo dushaje. Undi ufite imyaka ingahe? Ari umusore burari no koti nuko ari papa warimbaye. Niswo wari guhaye. Ndacyari umusore. None ibaza umuntu utazi no kwigurira ni koti. Muze menya ko wavuyemo amenyo uve mu gakino. Rwose ndacyagafite. Yagwaye ifumbi. Shaho recipe mba ngubwire ndakuzi nubwo iswa ari umukire. Akiranye ikisi. Akiranye bitunze. None ko ndi kubona utekerezaga gikene. Inde ko bari gutinda. Ko ndi kubona uraraga hanze amaguru yari hanze ukaba waje gutanga. Mworeka ko buri muntu ategereje ngereka mbabwire. Harimo iki se? Wanje yitwa Kayitesi. Nanjye wanje yitwa Nadi. Wowe? Nje yitwa Murekatete. Muremuretse tutegereze. Muremuretse. Ubura wansekiraga iki? Ikintu rero nagusekeraga nanjye nicyo ndi kwibaza ndi kubona muzeha. Muzehe ndakubyaye. Navuga iryo jambo muzehe. Usumba data ahubwo nuko data gusumbya imitungo. Muzehe. Cyakoze Severance y'abanyamagambo. Ko mberuka waranduye sida buri ucyatere. Ngo nagize ute?
wa mwana ufataga ibinini ago magambo gavugiye hano Nabyo kayitesa byaje. ari kukumva nje kumuhereza imbano Oya. ngo ndebe ibyo arahora mukorera atabizi mureke ahubwo amagambo kabandi basaza Mureke babakura amagambo, wowe mureke bakura amagambo. wagapusi we mwese muri kundatira ko mutunze isyo nabumvise nganga aho buri wese nategereza uwe ngewe wanjye araje amazana ko ko nababwiye ngo none washeri wanjye ariko akosha mwarasa uyu ni Nadia nandi kubabwira hanyuma mureka tunavuza ninde sinandi kubabwira uyamaze muze ariko rero wowe ngubwiza ukuri asheni ndikugamba ndaguru kubyumva akabo kari mubi narazana ibyo kugwa sibyo mureka tete wanjye ako kutatwibabwira ugakomeza kandeba wabibabwira ko ari jewe ningende umugore imbagwe babwire nambaye umva shumba nambaye na nduza y'umutuku umusaza ukiri gitwabaho uramuzi uyu ni Nadia wanjye uyu mureka tete nakubwira yambaye inkweto uyu ni mureka tete navuga mweretse tuganire jewe naka gashakoshi ninjye wakamuguriye umva iyi telefone nakanje weguze mana yanjye ariko se mu telefone nakanje mu mafaranga njye nakuvuze noneho rero nge ndago nahanganira nawe umwana jewe ndago nahanganira na muze umwana ni uwanjye wowe wawe nyine umva kandi bamaze kubwira niki hari ijambo avuse indese ngo umwana we kuri umwana ahubwo taha ahubwo se wari gukora cyane wa mwana ugende ubabwire shu sinjye ukunda harakora abagabo mureka tete ubundi wowe uyu muntu muraziranye shu ntugende arwana akose mu ariko kiba kayitesi uyu muraziranye uyu ko mureka tete wanjye umuzi mwese muceceke turacicika guteka utarwaga ko ngukundaga jewe none ufite igiheke cyangwa ntabwo wakunda umukunzi ahubwo se wowe warwana wowe ngo nuwawe nawe waranduye nanduriye hamwe nawe navuze ngo mwese muceceke mbeshe utambwira ko uziranye n'aba bahungu none se sheri byashoboka ko waba uziranye n'aba baturage babaye abaturage mwebwe ariko kwanza ibintu nta nubwo byumvikana bitumvikana ntamwe mwahuriye ariko reka mabwire mwese ko hasi mutari mwakura ngewe umaze gukura mureka nkamutwara mukajya gushaka wamaze ndawe utagira umukuru none kuno munsi kwa Severate ko hagiye kuba ingwani idasanzwe ibe wankubita gusa washoborana ndavuze mwese muceceke ko rero none umenya kushaje mureka tete wanjye haragira umukoraho nakubwiye ngo uyu ndago yitwa mureka tete yitwa Nadia Nadia shu ko ndi gukora bino bintu Nadia mutima wawe shushu kinyo uvuze ngo ikibazo uyu nguyu ni Nadia shushu wanjye ryari ariko ibyo navuze ntabwo mwabyumvise ngewe ndi kubyumva navuze ngo nyene umusore ufite kaje ayo ndayafite wowe fashe warwana we wowe uri mu bikubuzo sa amafaranga wareka kunjira karuvati none ko nsakuriza nkipo nanjye bya bintu ndabizi warusaza we inde Frate mukundwa wanjye babenge kandi cyana ako sharika wakujya wundi wajya kumubona warwana we reka kungora Frate shiri wanjye kubera ukuntu nkukunda nagutekerejeho cyane nkushakira impano izakomeza urukundo rwacu reka kurondogora toka kure warwana we wowe ibyo birakureba Frate kugira ngo tuzakomeze twubake umubano kandi urame impano yanjye nitera imbaraga nizere ko iragushimisha twagiye akira ubwo buriya wandebye usanga n'ingurube oya wo kuzanira ibijumba n'imbada niba gutera imbaraga ariko nawe wowe wangurube wewe wazi ibyo urimo muzaga mu bintu wowe reka nkubwire ngo kirasa n'inguge data rero mukobwa wanje ni ngewe witwa Ndumugoyi Imbagwe nanjye kuri guno munsi kwa Severate nararebye ndavuga ngo ndakurebeye ikintu gishitse oya muze gabanya amagambo wore sipo njuga ndago zirajya gabanya amagambo niterekere nibyo ratambe ngiri kukubwira nashatse na karuvati y'umutuku sibyo nawe wambaye ingweto z'umutuku ndidusanisha noneho narebye kuri guno munsi kwa Severate mbona ngeneye kuguha ijambo ry'Imana ku buryo bizakurinda gusambana iyi ni Bibiliya rwose
umunsi gwa Sevarate ngwaye Bibiliya kugira ngo utazajya urasambana akira. Urandebye ubona ndi umusambanyi. Oya, yino Bibiliya yo ngwaye kuri guno munsi gwa Sevarate nukugira ngo ujye urasoma ijambo ry'Imana. Ndakubajije urandebye usanga ndi umusambanyi. Oya, ndabura umusambanyi ariko haruko naye ndi kubigenza. Muzahura shaje va. Haleluya gabanya amagambo. None fata ino nduza ino ndwara. Eke. Ndakubwiye ngo iyi Bibiliya. Yijyanira indaya mu kabari. Nago ndi indaya. Umudayimoni sutinyaga Bibiliya yikoreho. Ndakubwiye ngo mvi imbere. Ariko sinda rese muva imbere no bari kubwira Ni wowe urukara. Indese. Wowe usa no munyo ingurube va. Ngebo si. Wewe wasaza ari. Reba hano. Ariko ndagasore keza nuko papa yambaye rino koti. Yabuze imyenda yo kumbereza umukobwa waje kuri Sevarande Gabanya kurondogora. none si bino bintu ndabwo nari mbirimo. Shu. Nukuri kw'Imana umutima wanjye utereramo wawe. Kandi wumve ko ngukunda pe. Aya magambo ngiye kubwira yamvuye ku mutima. Umva ngubwire mutima. Nukuri kw'Imana ngewe iyo ngubonye mbona gusa na marayika. Umutima wanjye utereramo wawe injiro 74 ku munsi. Mbabarira wakira ni impano n'umutima utuje sibyo? Kuko aya magambo ngubwira yari kumva kundibaza umutima. I treat you like a queen baby. Sibyo? I love you so much. Mon amour. Mutima. Ukuri kw'Imana ndakwinginze akirana kano kabombo umutima utuje. Sibyo shu. Wumve ngo nzakugurira ikibanza ku mazi. Nzagutuza mu kidatugwa maze umutima wawe utemba itoto n'amata. Sibyo shu. Nyuma y'ibyo byose rero ndugira ikibazo be biracyaza ibyiza byose bicyahari. Ujye uva ku basaza banduye sida batazi ibyo barimo be nzagukunda ngutuze heza nzagutunga nguhereza ibizagutuma utuza sibyo shu Ubundi niwe nari mbona usa neza. Oya garukiraho amafaranga ndi nayo sheri wabonye akanga Oh my god. akanga kurebamo kagahita kifungura. Uvugishije ukuri se. Nukuri kw'Imana ibi byose ni ibyawe shu. Ni yanjye. Ni yawe. Oya shu wibabara wibabara shu. Njewe nzaguhereza amata yari mu buki. Ndugira ikibazo shu. Ibi byose ubona ni ibyawe. Ni yanjye. Uzambyarira kana. Oh my god. Kwizina ry'Imana unyizere ntabwo nzagutera. Reka tugere hano hepfo gatoya. Hari imodoka nahaparitse ubundi tumanze tujye gufata kamwe. Nukuri kw'Imana uzagukunda kubumbisemo. Hose ubundi bari abasaza babonaga twahanga nako. Ibi byose ni ibyawe shu. Ibyo mbonaga bikubwira. Hari abantu buriya bataza gukompeta natwe. Unaramujyanye Sheri birandi ujye ubireba bigutera umutima mubi no kunanuka. Ako si urukundo biki wagipusi we ndibagutwaye umukobwa uri kureba uzwa. wese waje gukora iki hano? Nari naje gusenga haleluya. Haleluya. Haleluya na bene wanyu.